usigaye yagomba kuza ariko ategereje mugenzi we sibyo ni kontineri baramanuka uko harya baba nanakubwiye batatu baba Nyamara wibaze rimwe na Nyerenda waje nyuma ni Kafoteka yari kontineri ivuye Malawi ikipe y'igihugu Kafoteka yakina kuri kabiri Victor Nyirenda Kafoteka suzumirwa umunyarwanda bita Didier wabambwiye ati nturanye nabo hariya muri Malawi amwita Didier kabisa musoya wawushojeje muri Bullet Victor Nyirenda nawe yavuze ati turaza ndakubwiye ngo package iva muri shampiyona Ghana ni batatu nguha bavuyemo babiri b'abanyagana n'umwe w'Cote d'Ivoire ariko we bitarakundisha na kwijana siramakana hari ikipe ikomeye umushaka ndagenda kohereza n'ibinyamakuru uyu munsi nakwe nahiriye amajoro naraye ufite icyo bita imibare n'ibimenyetso nabanza ashyiraho ifoto y'uwo muntu ibyo bakoze muri sezo ibyo bavugwaho noneho turagukizwa n'ikira ubwo rero ariko ubwo twahere kuri Saidou Dawuda ngo ni umukinnyi wo hagati kandi none uri kugura abakiri bato njye numiwe 23 y'amavuko ngo ni ikipe y'igihugu ya Ghana y'abateye imyaka 23 ni umukaseri wakinaga ikipe yitwa Samatex yatwaye shampiyona yavutse 96 ikipe ni shampiyona yabo ya mbere itwaye mu buzima bwayo ikaba iyi kipe rero ku munsi wa nyuma yatsinze ikipe yitwa Accra Lion Football Club ibitego 2-0 scouting wa APR Football Club yagiye muri icyo cyaro Chako gakipe mu burengerazuba bwa Ghana yagenze amasaha 10 kugira ngo agere yagiye Musanze ho muri Ghana nawe yarenze Musanze amasaha 10 yagiye kwa Espoir ho yagiye Rusizi ho muri Ghana mu gacyaro ka urumva agiye kureba uno mukinnyi kugira ngo arebe bwa nyuma uyu mukinnyi ateye ate kuko Regis yaramubonye uyu mu scout amureba match ebyiri yakara aravuga ati bini bihuga byiza reka tujye no ku ntabiri kuko araho tuzahura n'intabiri urumva aramureba aranjaza akonfirma aravuga ati umukaseri namubonye n'uyu nguyu aho rero yagiye uyu nguyu uriho mwere gukomeza kujajaba araho yagiye yitwaga Samilombwa ni mu gacyaro kitwa Samilombwa ni ikipe yakinaga n'ikipe yitwa Accra Lion intare zo muri ako gakipe kari muri quartier imwe ni ikipe ya Santico Kotoko ndetse na Hatofoko bimeze nk'inyama zishyushye ubwo si ku Masisi ni ku Masisi ni muri quartier ya Kumasi ariko hirya nabo ubwo rero yaramurebye aramubenguka arangije aravuga ati tubonye Kizigenza tubonye umukinnyi wo hagati bagenda bahinduranya amafoto bashyiraho n'ikipe y'igihugu yambaye yamuhaye rwose nawe yambaye udukositime rwose ni muri Zagara zirangiye aryoshye noneho Faustin mwaye inkuru ya nyuma unamusomere muretse gato tubanze tumusesengure nyine ubanze basome n'inkuru yamwanditse ariko harabona abonye ko ngo yatsinze n'ibitego 3 yatsinze ibitego 3 bagatanga n'utuhasisi n'abatungana mu mikino yatsindiye mu shampiyona Ghana y'ikinyamikino 28 mu mikino 34 akaba ari umukaseri ni umukaseri utajya kuvuga ngo ibitego byinshi umukaseri akazike nako kurinda kujya gutsinda kandi ikipe niba yaratwaye igikombe akaba yarakiye imikino 28 muri 34 nine rubasi 6 yego wa wundi abaswahili nyine baba ngo ni kiungo mkabaji noneho kiungo mkabaji ejo bundi igikombe maze kugitwara urumva amaze gutwara igikombe yatembereje igikombe mu cyaro cy'iwabo baravuga ngo hano hari inkuru yanditswe tariki ya 22 z'uku kwezi ejo bundi but Ghana Premier League champion Saidou Dawuda gets a hero welcome in hometown mu gacyaro k'iwabo rwose n'amavideo hasi uraza kuyibona rwose abaturage bavuze udukora ariko bakanongeraho akantu ngo Dawuda played a key role in Samatex League title ati yagize uruhare rutaziguye mu gutwara igikombe cya shampiyona muri ako gakipe bakongeraho bati the 23-year-old central midfielder registered 3 goals and 5 assists in 28 league appearances. uwo mukinnyi wo hagati yatsinze ibitego 3
anatanga assist cyangwa se atanga inyungu muri iyo assist reka ni inyunganizi inyunganizi zibyara ibitego 5 Muzambira noneho ari kumwe na ba mudugudu ari kumwe n'abakuru b'isibo bamusingiza ati wahaye igikombe ikipe muri Kayitesa abajyanama b'ubuzima bamarayika murinzi bamarayika bamutima w'urugo ntabwo ubwe ngo ndakuzana akagoroba k'ababyeyi ntabwo ukubiteho n'amakositimu yambaye n'imyagana yumvikanye na peri byarangiye yumvikanye na Abel imyaka 2 ategereje kuza gukora test medical ariko ndabikunda nanone urumva yamara kuyitsinda urumva nk'ibyo ako gakipe se nimubwiye ngo nako mugacyaro ikipe yo mu cyaro rwose itwaye igikombe nk'abo bakinnyi bakajya wamugani kuganira nabo b'imidugudu bakajya kwereka igikombe bagati umwana wacu yatwaye igikombe narenga baruboneka atwaye igikombe cya mbere w'igihugu bagitwarikira mu ruzi bakakimena nk'amazi kandi babaye n'umufana wa Aperi abana abantu babyeyi bari abafana bose Aperi bakamwakira niba bibonye uriya kaboyi wo muri Rayon Sport wabibonye uburyo mwamwakiriye mbabwira iwacu muco bamaze bakumisha ubwo umuyaga wese agahita wigira umunyamujyi ntawe uruvuga Kigali jyana igikombe wanyu niyo patience usinye ikipe nka polisi manuka niba uri wanyari icyangugu sibyo umanuka ukubita amahoro gati nasinye ikipe ikomeye nka polisi cyangwa kakana kamaze gutsinda igitego cya Etoile de l'Est abonye abanyeshuri byo bagakomeye amashyi mwarimu bose bavuga bati nyura hagati sha reka aba bana bakora imirongo ugenda unyura hagati sha babwira ko uri umwami sha burya niko yirega niko yavugaga urumva rero Leonidas wo akaba yamaze kugera mu kipe ya Aperi genda udushyira andi mafoto ayambaye ikote yambaye imyenda y'ikipe y'igihugu kugira ngo batazavuga ngo nahimbye yari ko yabatereje imyaka 23 byose si ikipe y'igihugu yose ni ikipe y'igihugu akaba rero ndasigaye birobwagana kugira ngo bazagabanye imyaka kuko ubushize barapfunyitwe bamuzaye wakazi baraje urumva ubwo Bishop turinganiza nyine ugenda uyu rero urabona ko ari umusore imyaka 2 y'amasezerano arayisinya muri Aperi Football Club Aperi hari abandi banyagana yigeze igira Aperi Nyagana Aperi Rayon Sport niyo meruka mu bakomotore Munyagana Aperi niyo Munyagana wa mbere iki uziko ari wa mbere Munyagana wa mbere rwose uziko ari Munyagana wa mbere mateka yayo cyane wa mbere nicyo giye kwitakunza kujyamo abere yagiye ariko urabona ko aba scout yagabye batangiye gukora akazi yuraba yabanje kubengukwa na Regis abazamuvuga muri Ghana Regis yagezeyo akantu nishimiye icyambere nuko iyo myaka ari mikeya 23 bakaba rwose ubona koko noneho wanabyandika abantu bashingiza batwaye igikombe nuko nyine wenda atarajya mu kiwanja ushaka kugaya inka yigaye n'icyo cyayo igicego cyayo nubwo nanone Aperi yakagombye no kwibuka abacu batarengeje iyo myaka 24 ye kuzamura tarazi ibindi zandajanda ariko zahawe umwanya niba zarawupfushije ubusa zawunyanyije magore aniseti bamuhaye miliyoni 40 zijyanye bakajya kuyagura Kedi yazijyanye abandi bayaguramo amatungo yo mu rugo bajya kuyaragira niyo mubwira ngo umwana yajyanye mu giturage igikombe wabo baramusiga ruhise rutuma nanjye koko nkugarukira Aperi ibintu byari bikwiye by'agasuzuguro k'abakinnyi b'abanyarwanda muyajugunya hirya muyajyana mu bagore mukiri bato reka rero yihereye n'abandi bafite impano abitwa bagirera bazamuye sireyi mwiza w'i Kigali bakaba ari bamurya yego ni gusa rumva abandi bakajya batamikamo n'ibimuri oya nihinduke ahubwo umwana w'umunyarwanda uzashobora aruka ashoboye uzashobora bazamukubita nawe ifaranga kandi nawe narirya nabi nyina nabo azabirya nyina azamura amamwemere nyine oya ba Denisi basigaye hari aho bakabya nk'uyu mukinnyi turamutabarize se sha kugiye yakoraga ikipe yamuhembaga yigeze atabaye undi niba yarasesaguye hari ahantu yajyanye ibyo kurya abantu bashonje ngo wenda tuvuge ngo nawe ugeze gutabara abantu izo hari igihe akure bakavuga ati kandi mwana wanjye uzabimpa muzamuke rero muzamuke ubwo rero muzamuke kuri YouTube tugiye kurikiza igenza noneho mwamubonye rero ugeze abahagaze muri 6 ya Aperi
bidahindutse adatsinzwe test medical. uyu nguyu Saidu rero nitaga commentaire ushyiraho kuri uyu mukinnyi utwaye uzanye igikombe cya shampiyona. uyu ni mwiza aracyari muto. aje mu mwanya ubushize hazagamo Ruwanga wirukanwe Djibouti. twagiye bote hazagamo sobe. makumyabiri n'itatu ufite imbaraga Kabaji. Tamuvanga umubwire n'amazina kugira ngo twagiye ku yindi ntwaro. none urabona Bishop atabirimo neza. abirimo neza, niyo mpamvu nabwiye ngo Bishop yaje bafite amashagaga ari muri forume. abari muri forume natwe turi muri forume, kandi Bishop iyo tuzamuka nabo bazamuka bayishimye. iyo abona ikiganiro kiri mu kugenda bayishimye. twageze rero kuba bita nde kugira ngo Bishop wese umwape ubu tujya mu byarera agenda azamura duke duke. twageze kwitwa nde rero. twageze kuri Kizigenza. none dasi yamwumvisha aravuga ati ubu nubeshya. ubu ntabwo nabeshye. Dazi yariye imirimo. iyo transfer nayo uzamura iraba cyangwa ariko mutangazaji cyo nibaza izi dread arazizanisha arazikinisha kuko na babaka basigaye baramanuye komona anyibukijeho bita mukandira. akwibukije taye y'ubundi ukuntu ameze taye neza nka Odhiambo Moses. wakina hehe kuri kangahe? uyu yitwa Rishford. ugende neza Richmond n'uwabo niyo mpamvu nakuretse ngo muvuge neza. Richmond Lamptey urumva wowe wababwiye uti nzajya mbaha amakuru ni nko kurya ifi mwikujonjora mu magufa. n'uwo bita Richmond Lamptey. uyu iri zina Lamptey abantu babanze baryumve ni iry'abanyagana uko wumva Tarek Lamptey kinira Brighton. hano ndi Joseph Lamptey nawe ntibuka wakinira kuna waranga. ryo ni izina ry'abakinnyi b'abanyagana. uyu rero nanjye namubonye ibizunga biranza aravuga ati mu kindi kipe yambaye mbanda hangaha yari kapiteni wungirije. nimero 19 na Madrid. ngo yari kapiteni wa Asante Kotoko. ariko nabwo kizitoragurira. Asante Kotoko akaba uyu nguyu n'umwe mu bakinnyi bahamagawe muri Ghana mu ikipe y'igihugu yakinye 2024 igikombe cya Afurika. wabashye akaba afite imyaka 27 y'amavuko. mu ikipe yiwe yarayimazemo imyaka 3 akaba ashoje amasezerano. aperese imusamira hejuru. bana yageze iramureba baravuga ati mukwara pasi ubona n'uyu mugabo uzigwa si wowe. video nyigwere akinnye batakasha gukina 10 cyangwa 8. ubwo nawe ndasoma atiko ye ndaje ndaziguha. yanditseho maestro wamwita maestro nagajya biri baduhimba nabyo ni maestro wundi waje muri Kiyovu. maestro nagakorera nabo bakoresha ariko wamwita maestro wabo yarafite urutako abantu baragira bati midfield maestro Richmond Lamptey. umukinnyi wo hagati Richmond Lamptey is poised to part ways with Asante Kotoko after mutually agreeing with the Ghanaian Giants to terminate his contract. agiye gutandukana n'ikipe ya Asante Kotoko nyuma y'ubwumvikane yagiranye n'iyo kipe ye bwo gusesa ayo masezerano. The 27-year-old midfielder is set to embark on a fresh chapter as he prepares to bid farewell to the club. uyu mukinnyi w'imyaka 27 agiye gutangira ubundi buzima yitegura gusezerera iyi kipe yari arimo. iyo niyo ariko bakongeraho noneho kugira ngo abantu bumve ko umukinnyi apendeza nyikomeye mutangazaji. baravuga ngo a key figure in the Black Stars squad during the 2024 African Cup of Nations, Lamptey aims to secure a new club before the commencement of the upcoming season. umukinnyi w'ingenzi nawe mwamba muri squad y'ikipe y'igihugu ya Ghana mu gikombe cya Afurika cya 2024 agomba gushaka indi agiye gushaka indi kipe mbere y'intangiriro za sezon nshya.
ubwo rero bihita bintera kujya kureba ese koko si ibyo babeshye chairman, si ibyo mutangazaji babeshya. Ese uyu mukinnyi koko yari ari mu ikipe y'igihugu ya Ghana? Igisubizo ni yes, yego yari ari mu ikipe y'igihugu ya Ghana. Abantu barebe squad ya Ghana 2020 mu gikombe cya 2024 CHAFCON giheruka kubera muri Cote d'Ivoire. Uyu mugabo ku rutonde rwa Ghana mu mediateri bakina hagati Pierre none wenda nubwo atakiniye ariko ari muri urwo rutonde. Mu murebe bamwita Richmond Lamptey, ariko se Nigeria ari hafi y'uwo bita Alexander Djiku ku rutonde rwose ruri kuri Wikipedia. Ariko se Nigeria ntisiga yamagana umukinnyi wo muri hefu munsi ya Mohamed Kudus. Faustin y'umuna kwa pasi Gataraverisa we kano rwose uwo kizigenza ni nabwo arahamagawe mu ikipe nkuru rwose. Ubundi iyi kipe aperi iri kubaka yagombaga kumarana bagomba kuyibita imyaka 2 ine mutoza nawe bamukubise iyo myaka njye nari n'abageneye 4. Ubwo aperi iri kugura neza rwose. Oya iri kugura neza iri kugura neza. Wenda mu Rwanda niho yaguze nabi kubera ko babuze ntabo yabuze abigura. Ariko ahangaha nanjye uyu musore rero kugira ngo abantu babyumve ntabwo mutangazaji niwe wamukiza hanze mbere rwose pe. Ariko si we gusa mutangazaji n'abanyamakuru mu gihugu cya Ghana umunyamakuru bazi breaking cyane bita Mickey Junior n'umunyagana akomeye na transfer zo muri Tanzania sigaye zitangaza abantu bakavuga bati kweri ni wowe twadutegereje. Nawe no aragira ati Richmond Lamptey signs 2-year deal for APR after recently parting ways with Asante Kotoko. Ariko akavuga ati Apple also now working to sign one more player from Ghana this week. Ngwira shakundi ubwo nyine ni nuriya nakubwiye Mukaseri wenda bataramenya urumva ariko mfitundi uretse uyu w'Umukaseri ku kinyamakuru The New Times Edmond Okayi umugande wundi nawe umunyagana nawe uba mu Rwanda yanditse ko rwose iwo ngo wavugaga byarangiye ahubwo hari wa gatatu ushobora kuba nawe bashakamo ariko ya mbere yuko umurenga na Tanzania bamushakaga Abatanzania baravuga ngo Simba yangu huyu Mido namkubali sana bonge ya Mido hapa wamelamba dume Modeuji ati Modeuji agomba kutuzanira umukinnyi nk'uyu nguyu. Undi nabo muri Tanzania aravuga ati one of my favorite player I wish I could play for Simba next time. Ati now I will start following APR now. Uno mu Tanzania umukinnyi nifuza ko yakaba yakinira Simba yanjye ariko akaba atayikinira ati rero nanjye ngiye gutangira ngiye gukurikirana APR. Yego nyine yagarutse ku isoko natwe twatangiye kuyikurikirana ngo ni bonge la Mido ndavuga ngo passe arakabya cyane ndabona uzibona n'amazi atanga bataka mu Rwanda bagiye guseba cyane mediateur bazakira nawe niyo wahaga imipira mu Kwara ariko wabaye ureba kuri video tuvuge ureba ajya mu Kwara yatsinze 10 mu Kwara mu magapase z'amazi 17 akajya inka yigwa hejuru kuko hari undi kizigenda bakina na Mediane nawe bishobora kurangira nawe ushaka aje ariko muri Ghana umunyamwa bataka bakibaye wenda hasigaye habayo mu Kwara niho ruyoboye bazaho mu Kwara ajya gutegeka muri Ghana urumva ubu hariyo kizigenza wundi w'umediateri bakinanaga Mediane yabo yaryanaga nuko tubanze dusoze uyu ngo ubwo ntiwasanga ari wa gatatu bari gusanga ari bari mu kuvuga ngo ubundi ni Mediane yabo aperesha kubagura bombi baze bakore Mediane yabo bamenyeranye ni ukuvuga ngo ikagura uyu wo muri Asante Kotoko ikagura n'undi wo muri Asante Kotoko nawe ukina wa FC Samartex gatandatu baruboneka ko bagatoye oya baraboneka bazaboneka nyine bazigira umupira bazicara bige batize mu ntare urondase ntuza Faustin wigeze amubwira ati umugabo wigeze kumubwira ngo niba ari umuhanzi wicara wige nabagiye kwicara bige oya babatize muri za marina oya bazakinana none bazakina n'abadafite abasimbura ahubwo witwa ba Pichu Forode wari ubunanyeganyeze Forode wari wicare naruboneka baje basimbura ahubwo ba Pichu na ba Ruhanga mubohereze n'ubundi nabonye ibintu by'umupira bisigaye bijya ba Pichu na ba Ruhanga bagiye
nabonye ibintu by'umupira bisigaye bisaba amategeko bigira amategeko yabyo bimwe bashobora kubivugurura bakavugurura ibindi ahubwo isaba ijya gukina mu yindi shampiyona itari byashoboka nabyo reka kuyishuka agenda nawe nyamara ikajya gukina na za shampiyona na za Simba y'igihugu na za Yanga bwongera bakajya bakina Shafose reka nawe tumuterekeho tujye kuroha hagati ashakishwa n'andi makipe kubitaho urumva mutuzanire akina muri iyo kipe banza umurebe Faustin namuguhaye none se uyu niba bazanye uyu n'ejo abantu bose bavuga ati baraza ari babiri bikukubwira bazanye uyu nguyu umunya Cote d'Ivoire ukina na muri Ashanti Koto niba bazanye uyu nguyu Ramte baramutse bamuzanye kandi abaronje amasezerano urujya ngo ni umukino bajya kugura kontara ubona birashoboka ko ni igisore cyane ni igisore kweli niba bakomeza izuba umunsi niyo stile ye yihuta n'iriya speed ni speed nk'iya ashenga arabangutse oya muri video hari igihe baba batihutishije oya nyine barabangutse oya tuzamubona mu kiwanja fata ikipe zimushaka nawe umanze wumve kuko n'iminsi ya Ghana banditse uciye kuri banditse nk'iminsi ngahe ni iminsi twamugeza kabisa yitwa Eric Zenze Serge Eric Zenze Serge Eric Zeze ntabwo ari nzenze Serge Eric Zeze tutajya ngo ngo ni nzenze ntabwo ari nzenze wahundi cyangwa nsinzi Zeze ni Zeze yese nguwo kasa n'abagande nawe iki gikara cye kabisa Eric Zeze akaba rero akina kangahe nimero 8 cyangwa 10 byose naho baravuga ko Raja imushaka niyo namu nakubwiye ngo aperi imwe Rwanda manager nasinziriye nawe yatumye ategereza indege igahinduka ishobora kuza kuwa gatanu cyangwa kuwa kane ejo nijoro tagazaje kwameze neza ra ndabikubwira kinye muri aseke niwe watsinze igitego cya sezo muri Ghana But currently Nabija Zeze, who secured the Ghana Premier League goal of the season award last year, is expected to travel to Casablanca soon to finalize his transfer. Ranjina mushaka. Wone kimugora. Urumva nyabo nakubwiye ngo amacenga ndacyafite ariko iminsi bamaze manditse no nkuru. Aperi ngimaze iminsi itaryamiza muri faranga buri munsi. Fose nya amafaranga ari kuva yiko narenze urumva izamura ifaranga mutangazaje yaratubwiye ataperi ifite konte ifite amafaranga ihakoze ikipe za Kangara zakwiruka yavuze ati ni muducoko none se wa muntu twahuye yagiye muri ibyo bihugu umwe twahuye ku hotel ezo muri cyamana akavuga yisezera ngo bakinyi uzabona aperi komeye cyane yawe yate muri gucokoza abakurambere uyu ibyo muri kuvuga muri gucokoza Maroc bayimushingiye amakipe abanyamakuru byose byo muri Ghana wabyiboneye nabiguhaye si ibinyamakuru byanjye mpimba cyane nasiragamo ibiswahili ukambwira cyangwa by'abandi y'undi w'umunyazimbabwe ariko ntibisobanuye ko ntabwo nabyemeje ijana ku ijana oya ibyo tubwiye ni ukuri nyine abakinnyi bari kuza ariko hatagira abahita bikoze iry'agacu ngo aperi ngo ya matsinda yari yarabuze amatsinda sako kanya iyi kipe ni ukuyubaka buhoro buhoro na Yanga yatangiye yubaka urumva ya muri kafu ariko cyane n'abakinnyi ibindi bizana abanyamakuru niba nawe mutangazaje urimo muri abanyamakuru bakabya yewe nitasuce nari mubwiye bagura abakinnyi turavuga agenda muri dashobora ndabyamagana ndavuga ikipe igomba kugenda yubaka gake ibindi biza nyuma ikipe ugenda uyubaka kuri etape ubu ngubu ni imyaka 2 ni bato nk'uko Rondas yavugaga nibabonamo ko hari utawuhamya sibyo ashobora kubura umukinnyi ashobora no kugurwa akomeye yagera mu gihugu wenda ntibimukunde facteur nyinshi ariko icyo umuntu yashimira pe ni uko iguza abakinnyi bavuye mu makipe batwayemo ibikombe bakinaga bavuye mu makipe y'ibihugu niba umuntu yarahamagawe muri Ghana ikipe y'igihugu ikomeye kigaragaza ko wenda bafite niyo myaka mikeya nibuze mu byandikwa wanamuha igihe se zimwe byanze burya Aziziki agera muri Yanga ntabwo sezo ya mbere yitwaye neza bavuye itoto baramwicaza ariko season ya kabiri arabikora iki umuntu rwose yagishima peri kwiguza abakinnyi bagaragara bavuye hano hasi iri kugenda ikora mu myanya itandukanye
yose hari ikipe igira gutya ikagura abakinnyi bane bose ubona bakina mu mwanya umuwinga reka tuzamuvugesha bose ikajya ivuga ngo ni beza kandi ubona bakina mu mwanya nabyo bikagora kamuwinga kagena kubera igihe ukubita ejo uzazana umwataka wenda cyangwa ejo uzana umuwo kuri kabiri ese ko iyo mfite amafaranga ko mubwira ni reka tuzayabere ejo ese byanze yapfuye mu mwanya makuru mukabura cyangwa abyuka narwaye yabyutse narwaye ejo yabaye urwaye ese upfuye iyo mubwiye ngo tuzayanywereshe uramutereka tuyacekagura ati rwose kuki ugahita uvuga ati reka tuyazigame koko urazigama uzigama iki wakubise hasi That to this extent, that is the only. You're listening to ECBO Radio 98.7. aba harimo abagiye bata mu buyobozi n'abandi ubu nibwo babona Rayon Sport ipfuye Rayon Sport y'abanyarwanda izazuka rira ndashaka gucokozanya batagukubita nawe jokoze umaze kubwira abantu ko ariyo tugiye kujyamo nayo imeze neza cyane hatagira urira ngo twatinze kuri aperi nayo turayifite ese yajyayo uzagenda imbere yayo rwose kuko yo ntayo izajya burya mutanga uzajya ushobora kurya inyama undi nawe akarya udushaza cyangwa se akarya utubwisha mwese mukabaho mu cyangwa oya hagiye ukekagura n'ibinyama ukarwara guta urya udushaza agakomeza yihagarariye aguseka ikintu cyazenyaga zonyine mutangazaji twagiye kumuwinga soze kuri uwo Serge nyine wazana n'uwo muwinga we ntabwo dusoza kuri Serge nyine urumva Serge nyine nakubwiraga birashoboka ko yaza cyangwa se narakubwiye ni muri transfer ikijyanye no kuvuga ngo birashoboka cyangwa biravugwa ibyo jya ubyemera ikipe yamaze kubitangaza ntabwo genda aperi yabitangaje ngende mutangazaje ubashakiye amakuru ubwo tubwiye abantu Seydou Daouda Yusuf tubwira na Richmond Ramtier ndetse na Eric Serge Zeze iryo zina ariko ryazogezwa neza ariko iyo Raja yagezemo nine nawe ikofi Raja irifuza kugaruka ku ruhando rwa Afurika ikomeye Raja si yagiteruye se niyo yagiteruye biragoye Raja niyo yagiteruye igitwaye Mangwende nyuma yuko bayoboye igihe kinini ikipe yabo ariko aperi ngo nayo kwikwa Raja yanageze finali y'igikombe cy'igihugu irashaka kubitwara byombi igihugu cyangwa atsinze umwanya wa 3 oya bageze finali nose ba Mangwende bo ntibageze finali bazakina ngibyo Casablanca ya rero kuri Mamadou Mamadousi cyangwa Mamadosa ni Y Mamadousi kamo Mamadousi umunyamauritania wamumpashye ahubwo reka mumuhereze Bishop nawe amudushyirireho kabisa n'umumauritanie mwinga ashobora no kumwataka byose Mamadou ndabona bamwita ashobora mu ikipe y'igihugu se yego nyine ariko itari inkuru cyane niyacanye ko afite imyaka 23 nawe nyirako uwo ntiyankanga akina muri iyo kipe akinaga iwabo kina muri kipe bita Short Kings ni umuwinga ariko ashobora kuba ashoboye kuri video nabonye ashoboye yakinye na cyane ariko ntabwo ari kuri level y'aba bandi akaba ari namumuhaye rwose amuduterekereho metero 1.45 ni karekare cyane muremure kabisa no kumwataka wavutse mu mwaka w'2000 rero cyo mvuga video yanine niyo afite video ye ntukayibare ngo nabonye ngo ari umukinnyi kuguruka kandi uzi ko nabo babyegeranyije uwo nawe abanyami byiza bakabyeditinga nyine ni umunyasenegal ukinaho nyine muri Mauritania akaba ikipe ya APR Football Club numwe mu winga ishakisha nyuma yuko wa mushuti wa Leonidas ibyo ngo bino birabadirika rwose birimo biranga Leonidas yari yamwamaganye ariko Siakambo Siakambo APR yari mutegereje ariko ngo ikipe zo muri Afrika y'Epfo nazo zateyemo nanone nakumeye ntacyo yazaga gukora Siakambo uri muramuhaka Siakombo Ibrahima wowe nyina nakirimo rwose nguwo rero uyamaze kugeraho profile yiwe nuko nanone Mamadousi mutari kumbwira ngo udukorwa aheruka gukora
kosi yakombo cyatumye tumunyuzamo ijisho twabonye ahantu yanyuraga ari ibitego yakuyashangamo cyane biragoye biba bigoye kumenya icyo nabonye ni uko yari muri cani iheruka no mu kipe y'igihugu ya Mauritania ndetse natsinze ibitego 3 ngo rero n'imibare bati tekinike strong dribbling ariko nyine icyo rero nidasavuga we ntabwo ari nk'aba twavugaga bavuye mu makipe y'imyakaka